gukunda niyo ntego mfite nzagukunda ngukundisha imiryango hey shorty give me a smile cause I miss your lips oh baby nyese ngotome nyese ngotome oh baby nyese ngotome nyese ngotome oh baby ni kiss ni chumu ni kiss ni chumu oh baby ni kiss ni chumu ni kiss ni chumu. Oh my beautiful onyinye kibasumba Miss Ornella sasa unafika hapa ase kunzindukiye nk'umwaka aho namahorora nukuvuze nk'egenda yigenda. Oh yes ubwo sibyo warunzaniye watubisubizayo gutyo tubira mpa kise nari nkuzanye navugaga ibisokoza byo gusokoza umusatsi wanjye dore nta nubwo usokoje anyway karibu nubwo warunsanze ndi mu kazi ubwo nagize ngo nibindi gusa nene nagukumva wibivuga kuko ndi kubibona ukuntu ndamukiye nko wishize umutekano cyangwa ibishibo ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko koko wari unkumva gusa ndazindutse cyane koko oya ntuzindutse cyane ahubwo wazindutse cyane cyane gusa karibu ntacyo nyine tu mu nzu Dahari nuzigera ubura usineza kari wowe nkunda baby mu rugo se bameze neza baraho bose bameze neza papa ntakigira amahane nka mbere shawa pe sigera tuje kuva yarwariye diabete mbega ukuntu yagize imana akarwara ngo yagize iki nari mvuze ngo shitani ni umugome wifata agateza papa wawe mwiza nkuriye indwara ntabizi kurwara uramusivira ukabya gufuhira abakobwa be ahubwo se twaganira nibagirwa kukuzimanira nkuzanira gake agafanta akahise akariko kose nta kibazo nacyo ndakuzanira kasito wagala nnyo ndi wano ku lulo Yes mwideshi mfasi jana mfa kuri boutique urumva yego unzanira agafanta kasito witunzanira n'agakingirizo buti ibiryo biryoshye bebe umuri mu kanwa ndagukunda kugeza ku mushaha kandi ndagukunda kugeza ku mushaha kandi ndagukunda kugeza ku mushaha kandi ndagukunda kugeza ku mushaha uno munsi babona duseka twishimye bakibaza impamvu bikabacanga nago bazi ko twaciye mu butayu shenge rimwe na rimwe ngahoshwa n'abajanja nugira ikibazo mami nza gutunga isuku nkozo yatinze umusita mutumye bwamwirukanye ndarengana n'ukuri ubu wasaga ari hano hirya ari gukirana n'abakozi bagenzi be dore ko hari nabonye basigaye bahararanya muri iyi minsi ngo barakundana ngiye kwitahira rero ihangano gato ubu wasaga ngenda kugera hano ura rero ntuzi ibintu njya nkorera ejo bundi mutuma umuceri hano hirya amazi arinda ashirira ngira ngo hari ikintu yabaye njye kumureba uzi ibintu asanze kirimo kiri gukina biye n'abana kiri muri za subi na za bipu Yohani boss fanta nayibonye ariko nazengurutse boutique zose ndi gushaka agakingirizo Gumana cyashatse naswa kabura kumba gasonga bugari nari ngutumye urakabuze akubujije n'ubwawe ubundi se niyo wabonye boutique zicuruza ubusonga bugari dore nibe nakubwiraga umukozi wanjye nta bwenge habe no bukiye nk'ubu ngubu mutumye n'inyama wajya kubona ukabona agiye kuzishakira muri farumasi gusa ntacyo reka nze nkwerekana ujya kubushakira ndabizi ntabwo bujye buhabura gusa gato ndaje ngwino we mayonnaise iyo umuntu agutumye mwibanga abakubwira ngo nutaha umusubize wigize ngira mu bandi babira rwose mwidishi ntago bizongera umva kugira ngo ubone ko biri seriye ndaje nkwereke harya amazi amezi angahe naguhemba ni amezi 8 ubwo yose ndayagukase kugira ngo n'ubutaha utazongera ubwo nzongera kuguhemba 2023 nabwo bizaterwa no kuzaba waritwaye kuko nshobora kuzaba naranakwirukanye ukumva ubwo andi mezi yose nkurimo ubifate nk'aho ari umuganda urukunyumva okay boss nyine ndi kukumva gusa waba ndenganyije kuko sinanabivuze ibyo turatubigarukaho udukingirizo nagutumye turi he boss nsanze amabutike yose huzuyemo abantu mbona mvuze ngo ndashaka agakingirizo bahita bamenya ibyo ngiye gukora ndabireka none se ko waretse kukagura bikuraho ko ngakeneye none se boss urumva nagufasha iki ntako ufite se wowe ngukana wapi none se nana ko wigeze ukoresha wowe wabitse none se urumva nagakoresha kabiri wa mukobwa ukora hano hirya se wamumbarije nimba ntako afite
ngakame ko nabonye umuntu akundana cyane. Nabizira we yaratumaze. Wambabarisa basi ukanseberera diroda kama kamwe cyangwa kakanguriza basi nkaze kukamwishyura mbonye aho nkagurira. Ubwo se nagira mubwira iki kuko tutabeshya. Basi ijya kunsabira mudugudu ndabizi akimura ibibazo byinshi by'abaturage ako ngako nakabazo toto ntari buburi icyo agakoraho. Bose nawe gireyo kabisa. Umfasha reka nigireyo gusa mpure nawe unsohokera mu nzu. Sekiriya Abanje ukabaza abangaba icyo bashaka. Agakingirizo soma niyo zamu iranga Perfexi kutexi sani baby wamereje ariko ikira gikukuru umunyu n'isukari ikaze mwese wowe Agakingirizo Nari mvuza akaji. nari numvishe nabisi Ndasubijwe rero umusaza umva Kevin nta gakingirizo wandusha ngo ukame koko ndakwinginze ushaka kekisi mukabaza ubusa ariko hari aho wari wabona bakogesha ibyombo cyangwa bakagatekesha cyangwa wanisha mu gacanisha imbabura numva utangiye kumbwira nabi rero niyo naba ngafite sinakaguha dore ko agakingirizo atari n'ibyangombwa ngo umuntu akagendane ari mbonye wambaza koko ngaho twara n'ubundi ukimye imweta bakurinze iminuko. Ben byibura nta nahantu uzigatabye ngo ngende ngataburura ariko nkabone Ewana boss utwo nafite twose magana 2 nadukoresheje turashira gusa ndumva uri munapfe nkurikije ukuntu gashaka nota kabona nikusha ko numva utaje gukora ubwo waje gukoresha udukingirizi wawe. Bandoga rusisibiranya wishwe n'itabi imisozi yose narenze nshaka kakavuna muheto kumba umwigemeri yakitwaje. Genda boss uri dage igihe wampereye untesha umutwe kumba umwana nakizaniye. Uganganye ntiye kugendana n'Agakingirizo.